Uyu munsi nsa naho ndi kuvuga ingingo ebyiri. Nibura ugiye kureba iyi video mpaka igeze ku musozo, nibura uraza kunguka ikiribwa kimwe ku kindi mu byagufasha kugira ubwenge ndetse no kugira ubwonko bikora neza, cyangwa se use naho uyiciyemo hagati, ubwo nabwo urabusa naho wihombeye. Samuel Mugisha ndi kuganira mu kiganiro Menya byinshi ndetse twagiye. Mu buzima bwacu bwa buri munsi, ibyo dukora byose biyoborwa n'uko dufite ubwonko cyangwa se ubwenge buzima kandi bukora neza. Iyo ubwenge bwayobye ni ukuvuga ngo igihe umuntu afite uburwayi bwo mu mutwe, usanga ibyo akora nta bwenge ashyiramo, ari naho usanga umuntu yaba yanagenda mu muhanda yambaye ubusa akavuga ibiterekeranye cyangwa se n'ibindi nk'ibyo. Uretse ko binabaho ko iyo umuntu ashaje cyangwa se ari gusaza, nabwo usanga yarisanze yibagirwa cyangwa se ugasanga imitekerereze yiwe yaragabanutse cyangwa se yaracitse intege. Mu kiganiro Menya byinshi cy'uyu munsi rero, reka nkubwire, turaganira ku rutonde rw'ibiribwa 10 byagufasha cyangwa se byafasha ubwonko bwawe gukora neza. Ndetse ku ikubitiro ubwo ni ku mwanya wa mbere tuhasanga shokora. Shokora ifasha ubwonko mu kwiyongera kw'amaraso atemberamo, bubifashijwemo na antioxidant yitwa flavonoide usanga muri shokora. Mwanya wa kabiri ni icyayi cy'ikawa. Icyayi cy'ikawa gifasha ubwonko gutekereza neza ndetse no gukora neza kubwonko mu gihe gikwiye. Uretse ko na avoka nayo ntabwo yigeze yigira ntibindeba kuri iyi ngingo. Avoka nk'urubuto ifasha umubiri gushakisha inzira nziza amaraso anyuramo atembera ajya mu bwonko cyangwa se mu bwonko bwabwo mu buryo bworoshye. Amazi nayo ni meza cyane. Niba udashobora gutekereza cyane cyangwa se ngo utekereze neza, amazi niko kamaro amara mu bwonko ko gutuma utekereza igihe kinini ndetse bugatekereza neza. Ahari nubwo bitavuze kuyihata, ariko ugiyafata mu buryo buhagije. Amafi nayo ntabwo twayasiga. Amafi ya salmon, ayitwa mackerel, tilapia ndetse na sardine n'izindi zikungahaye ku binure bya omega cyangwa se byitwa omega 3 birimo DHA, docosahexaenoic acid. Iyi DHA mu bwonko ni ingenzi cyane kuko ituma ubwonko cyangwa se ituma uturandaryi two mu bwonko dukora neza. Nkibutse ko nanone akarandaryi kamwe kangiritse cyangwa se karamutse kangiritse kadasimburwa cyangwa se kadasimbuzwa, akarandaryi ahari niko bita neuro mu gifaransa. Reka tuvuge ku bunyobwa. Bwa bunyobwa bukaranze, ububisi cyangwa se isosi yabwo ni isoko y'ibinure na vitamini byiza birimo vitamini E. Ndetse ibyo binure ni ingenzi kuko nibyo bikoze ubwonko, dore ko ahanini ubwonko ari ibinure. Abahanga bavuga ko ubwonko bugizwe na 60% by'ibinure. Ubunyobwa rero ni bwiza ku bwonko no ku mikorere y'umutima. Utabonye ubunyobwa wabusimbuza almond cyangwa se amande, nacyo ni ikiribwa kijya kumera neza nk'ubunyobwa. Mwanya wa 7 tuhasanga inkeri. Inkeri mu moko yazo yose, zaba inkeri zitukura cyangwa se izirabura, zose zifasha ubwonko mu kwibuka no gukora neza. Ibyo zibikora binyuze mu gufasha umubiri gusohora proteine zahindutse nk'uburozi cyangwa se ziba zisa naho zahindutse nk'uburozi, ziba zishobora kwangiza imikorere myiza y'ubwonko. Ibishyimbo nabyo ntabwo twareka kubivugaho, nabyo biri ku isonga. Ibishyimbo mu moko yabyo yose, byaba nyirabukara, mutiki, kirya umukwe, kirya ugaramye, rentiye, amoko araha mwarabyise koko. Ayo moko rero n'andi yose mwaba muzi biri mu biribwa bikungahaye kuri glucose. Glucose ni isukari. Iyi sukari itera ingufu mu mubiri, kandi ubwonko nicyo gice cya mbere mu mubiri gikoresha ingufu nyinshi cyangwa se sukari nyinshi. Ibyo nabyo byongere ku byo waruzi. Kubijya rero bikaba bituma ubwonko butananirwa mu mikorere yabwo, ndetse agace k'igikombe ku munsi k'ibishyimbo kaba gahagije cyangwa se bavuga ko gahagije. Bwa nyuma na nyuma turavuga imboga rwatsi. Imboga rwatsi imboga zinyuranye nka epinari, brokoli, imbwija, dodo n'izindi nk'izo ni isoko nziza ya vitamine E ndetse na vitamine B9. Vitamine B9 ishwanyaguza neza ikabikora neza ishwanyaguza homositeyine. Iyi ikaba izwiho gutuma uturemangingo two mu bwonko dupfa, ikanatera ibibazo by'umutima. Vitamine B9 ibi byose irabirwanya.
Ibitekerezo ushobora kudusangiza unyuze muri comment, ndetse ugasangiza bagenzi bawe iki kiganiro nabo bakunguka ubumenyi nk'ubu. Uyu munsi wakunze ibiganiro bya Telemontagne Rwanda, by'umwihariko ikiganiro Menya byinshi. Kuri YouTube reba ahagana munsi y'iyi video ukanda link ihari, nurangiza utegereze gato hita ukanda ahantu hasa n'umukara handitse ijambo subscribe, ubundi ujye ucikanwa n'ibiganiro byacu, ndetse ibiganiro byacu uzahita utangira kujya ubibona buri uko tubishizeho ako kanya. Mugisha naho utaha.